reka ngo nge sinakora amasuku ngo n'amashuri nize, reka nkubwire uzayakenana. Amashuri wize uzayakenana, uzayaruhana, uzayasonzana nimba ubyitwaza. Legson Kayila mu mashuri ye make yize, Imana yaramufashije yongeraho n'ayandi. Abikirangirire na n'ubu igitabo cye cyitwa Ukurire kiracyagurwa. Umuntu yavukiye muri Nyasarandi, avukira mu muryango ukene utanafite support. Hari n'igihe rero uvukira mu muryango nyokorome akaba akennye, so wanyu akaba akennye, ukaba ati noneho ndajya he? Na mama wawe wakubyaye akabura amashereka, iso nawe akaba akennye cyangwa akaba atanita ku nshingano. None urumva uwo muryango wavukiyemo wakora iki ngo bave muri ibyo bibazo? Ugasanga umuntu yiteye depression ngo yabuze akazi, yagiye mu nzoga n'ubusinzi n'uburaya. Bandi inshuti yanjye wari gucukura amatuwarete bafite intego bati ibintu bigomba kuzagenda neza. Inkuru ya Legson Kayila ikwigishije iki? Yavutse igitondo cyiza, saa sita nziza, umugoroba mwiza, kandi nanone ijoro rihire wowe udukurikiranye bitewe n'amasaha ya GMT yawe uherereye, cyangwa ukavuga ngo nabonye notification y'Ingoro TV ariko ndaza gukurikirana iki kiganiro nimugoroba cyangwa mu gitondo cyangwa saa sita. Reka mwifurize kugubwa neza kandi amahoro y'Imana abane nawe. Ngewe nitwa Manu, iyi ni Ingoro TV, murabimenyereye. Inje mu kiganiro cy'ubwenge kandi cyubaka. Mu by'ukuri Imana igenda iduha amayishurirwa kugira ngo tubitangarize abantu, utitaye aho uvuka, utitaye aho ubaye, uko wabayeho, amashuri wize, gukotana wagira, Imana yabicamo ikakugirira neza. Reka tugushimire wowe wakoze subscribe rero, kandi nawe utagiye kwihererana ibi biganiro cyangwa utagiye ubyihererana, reka tugusabire umugisha. Nukuri twasenze, reka twinjire mu kiganiro. Icyama ngo iki kiganiro ngo Imana ishyiremo amavuta yayo, abantu nibaza kumva bumve barimo bararyoherwa. Imana ishimwe. Imana igira abantu ikora ku mutima. Ibyo tuvuga suko turi abahanga cyane, ariko tuba twayishuriwe tukavuga ati ibi bintu tubivuze. Hari abagabo akaba amaze imyaka 60 n'ingahe nta cyizere cy'ubuzima afite. Kubera iki? Nago yigeze afungura mu mutwe. Reka nkubwire, gukotana kwawe ishya kugira kudacika intege, aho ngaho niho Imana ica. Reka nkubwire, Imana igiye kugirira neza umuntu ntago ireba ngo ni umukene, ntago ireba ngo avuka hakomeye, hoya ireba imitekerereze y'umuntu. Nigeze mbabwira, ntago ari mwebwe nabibwirije ahantu, ariko nzabivugaho mbabwira icyo bita Jonathan Vision, iyerekwa rya Jonathan. Uyu munsi rero nje kubabwira umugabo w'umunyafurika wabayeho akabaho mu buzima bugoye, agakura nabi, akavukira habi, bakamuta mu mugezi, umugezi ukamuruka. Uwo mugezi bawitaga Vidimu, nawe bamwita Vidimu Kayila. Ndashaka kubabwira amateka y'umwana w'umunyafurika wabayeho bita Legson Kayila, wari utuye muri Nyasarandi, ubu ni Malawi uyu munsi, mu majyaruguru, bugufi bw'amajyaruguru y'umupaka wa Tanzania. Uyu ni umugabo wabaye hagoye, ariko mu buto bwe yaragowe kurusha. Yabaye umuhigi, ahiga inyamaswa kugira ngo iwabo barye, agahinga. Yatangiye guhinga afite imyaka 5, atangira guhiga ku myaka 5. Kwiga bye byari bigoye. Kuva aho yiga yatangiye kwiga afite imyaka igera muri 6-7, akava mu rugo iwabo aho babaga akajya kwiga mu birometero 13. Rimwe aza gucika intege. Agiye gucika intege, umutima uramubwira ngo wiga ahantu ku kigo handitse ngo I will try, ku gapira kanditse, agapira ke k'ishuri bari baranditseho I will try. Yes, nshobora kuba nangiriye kure, ariko reka tubitangire ukuntu byagenze. Uyu mwana w'umuhungu yitwa Legson Kayila, ariko mu mateka iryo zina niwe waryiyise. Kubera iki? Bari baramwitiriye izina ry'umugezi. Mama we akivuka, mama we yahise afatwa n'uburwayi, avuga ati uyu mwana azabaho gute? Papa we yari umukene, na mama urabyumva famiye yari ikennye iciriritse iri hasi. Bareba uburyo bagiye
kwita ku mwana banakenye, mama we arwaye, mama we ahitamo kumushyira mu mugezi, ahitamo kumuroha mu mugezi ngo umwitwarire, nta kintu yamuboheye. Gusa mama we akihava hahita haboneka abantu bahaca bamukura mu mugezi, kubera ko karitsiye bari batuyemo bari bazi ko uwo mwana Legson Kayila mama we bari bamuzi, bamushyira nyina baramucyaha. Maze utekereza umwana bamuroshye mu mugezi bataramwita izina, bamukuye muri uwo mugezi nibwo bamwise izina ry'umugezi, bamwita Vidimu. Uwo mugezi witwaga Vidimu River, uherereye hariya mu majyaruguru rwose ya Malawi, hariya Malawi, ahantu hahoze ari Nyasarandi, abongereza nibo baha koronezaga. Tekereze noneho bamwita Vidimu Kayila. Kujya kwiga rero ajya kwiga bigoye, urumva umwana wo mu bakene yiga bigoye. Ku ishuri ngo bishyuraga idolari rimwe ry'icyo gihe, urumva yari amafaranga menshi ku muntu w'umukene, ariko ushobora kumva ko yari kuba ari makeya. Ariga arahanyanyaza, yize, arangije niyabona scholarship kugera ku myaka 16 niyo nshaka guhera. Ariko aza gufashwa nuko yigaga ku kigo bambara umupira uvuga ngo I will try. Ngo ibyo bintu byamubereye umubyeyi, azagerageza. Reka nkubwire, ntugacike intege. Nakubwiye ngo ntago Imana yita aho uvuka, yita ku mitekerereze yawe. Uko utekereza, nimba utekereza nabi uzapfa ukene. Ushobora kuvukira mu bakene koko nibyo, ariko ukagira intego. Njya nangara umwana akagera ku ishuri, yabona abana bo mu biryo aba ariko tubyita, nawe agatangira kubishinga, agatangira kugendana nawe. Reka nkubwire munyeshuri, nimba unkurikiye uri umunyeshuri, inkuru ya Legson Kayila yanditse book, igitabo kibikirangirire kibikimenywa bose, se cyitwa I will try. Ni igitabo cye. Ibyo bitabo nkunda ibitabo bibiri, nkunda icyo gitabo cyitwa I will try, nkakunda n'igitabo cya nyakwigenera Colonel Muhammad Gaddafi cyitwa Green Book. Ni bitabo byiza bimfasha, birimo ibintu bikomeye bishobora kugufasha ugafungura mu mutwe. Uyu mwana rero ku myaka 16 yari yashoje kwiga, arangije asoma amateka, asanga mu gihugu abantu bize kaminuza ni 22 kandi banayiga muri Nyasarandi bigishijwe n'abakoroni. Araperereza asanga mu gihugu cy'iwabo ndetse no muri Afurika, arasoma aravuga ngo nta muntu uriga muri Amerika. Arangije abibwaniriza abantu, aravuga ati njyewe Legson Kayila. Iryo zina Legson Kayila yaryiyise ageze ku ishuri, kubera ko ngo ijambo yakundaga kumva ngo ni Leg, akageraho ngo na Legson, kwako yakundaga gusoma, akunda n'abastari ba Michael Jackson. Arangije aravuga ngo nanjye reka nitwe Legson Kayila. Reka nkubwire, ntago ushobora kugera ahantu ugera utarahindura izina ryawe. Nimba waravutse ukennye, shyira mu bitekerezo byawe kuri umukire. Abantu bikirirwa ngo ni kakana kakarushyi kagatindi. Reka mbabwire, niba unabyara umwana ukamutoza imitekerereze yo gusaba, usanga abana batoya mu magare barimo barasabiriza. Reka nkubwire, Legson Kayila niyigeze asabiriza, ngo yafashe umuheta ajya guhiga, afata isuka ajya guhinga, arangije aravuga ngo I will try, nzagerageza. Kandi muri uko kugambirira, ababyeyi be nibabyumvaga, abaturanyi nibabyumvaga, inshuti ze nizabyumvaga. Kubera iki? Abyutse mu gitondo avuga ngo ubw'iwacu nta muntu wigeze wiga muri Amerika, mu gihugu hakaba nta muntu uriga muri Amerika. Kaminuza mu gihugu kiwe we muri icyo gihe umwaka w'1940 hari hamaze kwiga abantu 22 ngo nibo bari barize kaminuza, ngo kandi batarize hanze y'igihugu. Waravuga ngo sinshaka kwiga mu Bwongereza, nshaka kujya muri Amerika. Cyari igihugu cy'ubukombe, Amerika cyavugwaga cyane muri iyo myaka y'1940 hafi na 56, kuko nibwo yagambira avuga ati umwaka w'1956 aravuga ati nta kundi nabigenza, ndashakisha uburyo nzajya. Utekereze kuva muri Nyasarandi muri Malawi ugera muri Amerika. Arangije ikintu yakoze, yize ibintu bizamufasha. Yiga ikarita ya Afurika,
ashaka ishoka bati ishoka imubera transport mon cher ami. Umugabo bita Legson Kayila, umwana mutoya watangiye mu mitekerereze, ababyeyi batayumva. Nimba utekereza neza ababyeyi nibabyumva, wicika intege, bazafelicita ibitekerezo byawe. Shobora kuba udatekereza neza, abantu bakavuga ngo nagutekereza neza, inshuti ntizikumve. Hari igihe kimwe abantu bazavuga turiya muntu reka tumushagare, bagushakishe uhinduka ikirangirira. Legson Kayila rero afata umwanya we, aravuga ngo nta kundi nabigenza, ngomba kujya kwiga muri Amerika. Afata urugendo, afata ikarita ye ya Afurika n'ikarita y'isi, afata n'agashoka kugira ngo ajye agenda atema ibihuru. Aranyaruka abageze Tanzania. Amaze kugera Tanzania ashakisha uburyo akorera udufaranga gake gake. Ndiko babwira umwaka w'igihumbi kimwe 1959 aho ngaho na 58 nibwo yarageze muri Tanzania. Umuntu waje witwaje transport y'ishoka, ibyo kurya by'iminsi 5 impamba, akagenda ashakisha imibereho muri icyo gihe guhera umwaka w'igihumbi kimwe 1958. Reka nkubwire, Afurika hafi ya hose hari ibihuru, inyamaswa, impyisi, ingwe, imvubu, inzoka, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Niyabitinya kuko kugira ngo ugere ahantu Imana ishaka kuzagera, harimo ibibaya, harimo imisozi, harimo ibintu byinshi. Icy'ingenzi cyo usabwa ni ukugira ngo uhaguruke. Arahaguruka, abantu bamwita umusazi, ababyeyi bati nimumwihorera arindagire. Noneho n'abaturanyi bati umwana batoye mu mugezi bakihiringa, akiga, yararangije segonderi. None abahereye ikirumba ababyeyi koko imitekerereze ye. Uyu muntu rimwe na rimwe yatekereza positive, atekereza nk'abafilozofi. Abantu benshi bamufata nk'umusazi, bamwita umusazi. Aravuga ati ariko nimundeke, ndabizi igihe kizagera abantu bamenye ibyo narindimo ko byari ukuri. Mwaka w'igihumbi kimwe rero umwaka w'igihumbi kimwe 1958 yinjira aho muri Tanzania, atangira gusitaragoringa. Aravuga ati ni gute noneho nzagera Uganda nayo aragerageza, afata twadufaranga yari amaze gukorera muri Tanzania, aba yerekeje nyine Kampala, afata gari ya moshi. Akigera Kampala nayo atangira gusitaragoringa. Rimwe reka nkubwire, iyo ugambiriye kwiza, Imana igushyira mu cyerekezo igushakamo. Imana igenda igushyira ahantu hatuma ugera ahantu Imana yagambiriye kugera. Sinzi nimba uri kubyumva. Nitwifashishe Bibiliya ngo tuvuge ngo Yosefu ngo Imana ubwo yanyuze mu nzira z'ingorane, ariko ngo yari iri kumushyikiriza ahantu bazamupfukamira nk'uko yamusezeranije. Ngo ari kugenda gutya ari muri Kampala, agera ahantu hari library, asura nyine isomero muri Kampala. Arangije afata imvaho, twayita imvaho cyangwa ikinyamakuru kirimo kiramamaza kaminuza zo muri Amerika zitanga full scholarship. Reka afate yuzuze, abyuzuze, abitereka aho ngaho. Imana n'umwuka wera n'abamarayika bayo, dosiye ya Legson Kayila bayijyane muri Amerika, muri kaminuza yo muri Amerika ikomeye cyane kandi pe, kaminuza ikomeye, Sigeti University yo muri Washington. Niyo yaprayinzemo bamukubita full funded scholarship. Baramubwira ataho kuba harahari, ibyo kurya birahari, amafaranga arahari. Muze mwumva igitangaza gikomeye cyane. Amafaranga arahari, ariko tike nayo. Bamwemereye scholarship, ariko tike nibayimo. Utekereze na kuva Kampala ugera muri Amerika, muri Washington, hari n'ibirometero. Gusa muri icyo gihe mu gace ka East Africa cyangwa mu gace nk'ubu duherereyemo, ambasade y'Abanyamerika yari i Khartoum muri Sudan. Avuga ati ningera i Khartoum muri Sudan, hari ibintu bizagenda neza ndabizi. Arabyizera, atangira gukorera udufaranga, atugira impamba, atangira urugendo runamaguru mosherami. Kuva i Kampala ugera Khartoum muri Sudan
harimo ibirometero 2555 kilomita. Aho uricaye urazazamye wirirwa uryamye, ntiwanacuruza n'amagi, nta na kimwe ushoboye, ntushoboye kugenda ngo uri ufite imitekerereze ipfuye ngo warize ukeneye akazi. Hano bamwe nshuti yanjye nta kintu wagera. Imana ishimwe cyane kandi tugirire. Urakwiye kwagura imitekerereze. Ejo bundi nababwiye ngo hari umugabo w'umugenuine bita Dr. Paul Gitwaza. Ndababwira turiya mugabo n'umugabo udasanzwe, aratekereza imyaka itarenze 18 yarafashe ministeri ye ayishyize ku ruhando rw'isi. Iyo ni imitekerereze nk'iya Legson Kayila. Legson Kayila akigera muri Seattle Washington University. Reka mbagarukire imbere mbabwire, kugerageza gerageza byange. Nimba ufite umugore cyangwa ukaba ufite umugabo, ubwire ngo twe turagomba kugerageza kugeza igihe famiye yacu, abuzukuru bazasanga ari ahantu tugeze. Nakubwiye ngo kuba waravutse ukene icyo si ikibazo. Ikibazo ni hano ni ese wakora iki ngo uve muri ubwo bukene? Umuntu yavutse, mbasubiremo, uyu mugabo bita Legson Kayila yaravutse ise na nyina ari abakene. Nyina akimara kumubyara hashize umunsi umwe ararwara, arihe baravuga ngo umwana nzamutungisha iki? Amuta mu mugezi wita Vidimu. Legson Kayila yitirirwa iryo zina ry'umugezi bamwita Vidimu Kayila. Aratekereza amaze kumenya icyongereza, bati ngomba kwihimbira itariki y'amavuko, ngomba no kongera ngahindura izina ryanjye. Yiyita Legson Kayila. Agira agapira kamwe kanditseho I try karako ku ishuri, agahora kambaye nta wundi mwenda yagiraga, ariko icyo cyari igikomezo kiwe kimukomeza I try. Ariko wowe nawe ubitekerereze. Urakwiye gutekereza nka Legson Kayila ngo urakennye, ngo urabona, reka nkubwire, ngo urabona ngo impamvu nize ndakennye. Legson Kayila yarahigaga agafatanya na mama we kwishyura minerivare na papa we. Ibyo se wabyumva? Ngo urabona, reka nkubwire, Legson Kayila afata urugendo rw'ibirometero 2555 ava Kampala yerekeza Khartoum muri Sudani. Akigera muri Sudani, nawe utekereza urwo rugendo, mu nzira hari inyamaswa, impyisi, imvubu, ingona n'inzoka n'ibiki byose. Aragenda agerayo n'amaguru kandi ibirometero 2000, agerayo yagandagara, agere kuri ambasade y'Abanyamerika asange marayika w'Imana. Reka nkubwire, ushobora kutaba muri compassion ngo bakurihirire, ushobora kutaba muri partners ngo bakurihirire, ariko Imana ikajya igenda ihira urugendo rwawe. Ukiga naba ariko ukiga, icyo nzi cyo nuko bizaba sawa. Jya wandika amateka. Dufite ibihamya, ntago nababwira umugabo bita Legson Kayila ataranyensipiye, sinababwira ngo soma buko I try. Mu kirokore ibyo bitabo ndabikunda, hanze y'ibitabo bindi by'abarokore nkunda icyo gitabo. Ubu hari n'umuntu wabwira ngo ni umurokora akaba ataranasoma Good Morning Holy Spirit. Akaba atarayisoma ya Benhin, akaba atarasoma Good Morning Holy Spirit. Wamubwira se ngo nasoma igitabo cyitwa I try cyangwa Green Book? Yabyumva se ngo asome igitabo uburyo yakita ku muryango we, uburyo atacika intege? Reka nkubwire, Legson Kayila ngo yasomye igitabo cy'umucakara umwe wabayeho muri Amerika, akaba n'umwarimu bita Washington. Arangije aravuga ngo burya ni uku nguku ngomba gukura bene wacu mu bucakara n'ubukoroni. Aharanira gukura Nyasarandi cyangwa Marawi mu bukoroni. Ari umuntu umwe wavukiye mu bakene, Imana yagukoresha ikoresheje ibitekerezo byawe, igihugu kikagira hejuru kiri ibintu. Ariko nta nubwo mubireba, umugenuine aratekereza akavuga ngo nubwo ndi Uganda nzaza mfata igihugu nkura Abanyarwanda mu kaga. Ibyo nabyo tuzabivugaho cyangwa tunabivuzeho birarangiye, kuko tuzajya tuvuga ibyo tubona bitureba, kubwira abantu Imana yatubwiye. Legson Kayila agere muri Khartoum muri ambasade y'Abanyamerika ngo bamwakirane umunezero, ngo bamare kumwakira
ngo bamusabe icyo bita acceptance letter cyangwa admission letter ko yemerewe kwiga muri iyo kaminuza. Basange niyo inkuru ikwira hose ngo umuntu yavuye muri Malawi aza Khartoum muri Sudan, baramufasha bamutegera indege agera muri Amerika. Reka nkubwire, Imana izaguha support nawe wagaragaje uruhare rwawe. Legson Kayila kuva muri Malawi akagera i Khartoum muri Sudan, urwo rugendo rwumve, Imana ikamwihorera. Ntihagere n'umuntu ikora ku mutima ngo imubwire ngo ufite iriye shyaka, agaragaza ishyaka rye, Imana ishyigikira ishyaka rye kugira ngo hatagira umuntu uzabyitirira. Legson Kayila mu gitabo yanditse avuga ngo twavukaga ahantu bahakennye, ashaka gukomeza abantu ngo ninjye mukene wabayeho kwisi urenza abandi bose. Ariko tekereza umuntu bajugunya mu mugezi kubera kumuburira ibyo kurya. Tekereza umuntu utangira guhinga no guhiga ku myaka 5. Ngaho nawe byumva. Ariko umuntu arasoza segonderi akigira umunebwe bwatishaka akagara unyonge, hari igihe Imana yaguha umugisha ikagwana ka perime ngo reka ngo narize. Legson Kayila yaravuze ngo I will try, gerageza. Wamubwira ngo dore iture y'amagi 30 yacurure ngo reka ngo narizo, uzasaza utupfe nabi, imyaka izagusiga nta n'ikintu ukoze. Nababwiye gato, Imana ishyigikira umuntu wagaragaje uruhare rwe. Legson Kayila yatagerageza ngo byibura kandi Imana aramushyigikiye, yinjira muri library cyangwa mu isomero, abona kaminuza yarakene. Imana igenda inzozi ufite. Niba ufite inzozi zo kubaka etage, wacuruza amajya akavamo etage, ibyo ndabizi neza. Tekereza umuntu afite gahunda yo kujya kwiga muri Amerika, agiye mu isomero rimwe abona kaminuza za Amerika zirimo ziremerera Abanyafurika scholarship ngo bajye kwigayo. Imana iramushyigikiye, baramufashe. Muri icyo gihe wasanga barapurayinze benshi cyangwa bamwe bakabinegirije, baramufata, agaragaza uruhare rwe, agera i Khartoum muri Sudani ntiyacika intege. Tekereza kuntu mu nzira Legson Kayila yaciyemo harimo ibicanege byinshi. Abonye full scholarship ariko tike nayo, kandi kugira ngo agere kuri ambasade byibura bamufashe ni ibirometero 2555 ikilomita, akagera aho hani Khartoum. Bakaba batuye umuntu turabigenza ngo akigera muri Amerika ngo inkuru yari yahasesekaye, bandika ko yavuye muri Afrika n'amaguru akabashe kwiga muri Amerika. Inkuru ya Legson Kayila. Kayila ndaje mbabwire bavandimwe, akigera muri kaminuza muri Washington yiga ibijyanye na politiki, abona impamyabumenyi, arangije aza kuva muri Amerika yigira mu Bwongereza muri kaminuza, akomeza kwiga, yiga Cambridge, yiga ibijyanye n'amateka, aza gusaba perezida wari uriho kugira ngo abe yagaruka mu gihugu, ariko perezida bingona aramwangira kubera ko Legson Kayila ngo yari yarahinduye ibitekerezo by'abandi. Perezida aravuga ngo aramutse ageze mu gihugu bishobora kumuteza ibibazo, bakaba bamukura ku butegetsi, abaturage bakitorera Legson Kayila. Ngo inkuru ye ibitabo bye ngo byaraguzwe, ngo Imana imuha umugisha, ngo ahinduka umukire. Utekereze Legson Kayila nta bintu yigeze akora asibye kuvugira Malawi, avuga ibintu by'akarengane, anavuga ibitagenda neza mu gihugu cye kugira ngo abantu nyine bongere kubaho mu bwisanzure, nibabeho nk'abacaka. Legson Kayila uyu apfuye ejo bundi 2012. Bavuga ko yishwe na kanseri, ariko ibyo ntibyaturebaga, twarebaga ese niki nawe wakigira kuri Legson Kayila. Icya mbere kudacika intege, icya kabiri kugendera mu mugambi Imana igushaka. Mureka nkubwire, umugambi w'Imana wiyumvamo, n'umugambi wa Satani ukawiyumvamo. Ibyo bintu ndabizi neza, ndabikubwira mbira. Nubona umuntu yicaye ngo yahisemo kwinywera itabi n'inzoga, ngo nubundi wabona wakize, wari mu mugambi wa Satani, ari mu nzira Satani, Imana ari mu nzira Satani amushakamo. Muranyihanganira. Nubona umuntu afite ibitekerezo ukabona byanze, aragerageza akihiringa agakora ikiyede, uwo muntu ari mu nzira Imana imushaka. Mugerageza bizakunda. Wikicara wacuruza amayinite, wacuruza inkwi, nimba ahantu hose waburi wagerageza. I will try. Uko ugenda ugerageza niko Imana yongera favor ikagenda igushyira mu mugambi wayo.
urazazamye umuntu araza ngo reka ngo ngewe biriya sinabikora, ngo samye ngo reka ngo nge sinakora amasuku, ngo n'amashuri nize. Reka nkubwire, uzayakenana. Amashuri wize uzayakenana, uzayaruhana, uzayasonzana nimba ubyitwaza. Legson Kayila mu mashuri ye make yize, Imana yaramufashije yongeraho n'ayandi, abikirangirire na n'ubu igitabo cye cyitwa Ukurire kiracyagurwa. Umuntu yavukiye muri Nyasarandi, avukira mu muryango ukene utanafite support. Hari n'igihe rero uvukira mu muryango nyokorome akaba akennye, so wanyu akaba akennye, ukaba ati noneho ndajya he? Na mama wawe wakubyaye akabura amashereka, iso nawe akaba akennye cyangwa akaba atanita ku nshingano. None urumva uwo muryango wavukiyemo wakora iki ngo bave muri ibyo bibazo? Ugasanga umuntu yiteye depression, ngo yabuze akazi, yagiye mu nzoga n'ubusinzi n'uburaya. Bandi inshuti yanjye wari gucukura amatuwarete, bafite intego bati ibintu bigomba kuzagenda neza. Inkuru ya Legson Kayila ikwigishije iki? Yavutse, reka uzasoma amateka yarayivugira agatanga ubuhamya, akaba ati nge nari nyenye ndi umukene wa hasi y'abandi, kandi nge nanjye agakeregeshwa kandi uko ugenda ugerageza niko Imana igenda igushyigikira kwinjiza mu mugambi wayo. Kandi Legson Kayila yari inyangamugayo, nubwo abantu bamwitaga umuntu wagambye udafite ubwenge, kuko wowe tekereza ibyo abantu babona ko bidashoboka, wowe ubone ko bishoboka. Ese hari ikinanira Imana mu gihe cyashyizweho? Ubyizere ko uzabigeraho, ubyizere ko uzakomera, ukubaka amataje nawe ukaba umuntu ukomeye. Mubyize utarabyizera ngo ubikurure ngo ubiharanire. Ariko umuntu namubwira ati wakoze ibigo reka ngo ngewe, ugasanga aranena umurimo wamubwira ngo kora, agahagarara ku byubahiro. Ngo reka nkubwire, nta muntu wakubaha ukene uko byagenda kose. Ubundi umukene niwe muntu wa mbere uba usuzuguritse. Umuntu ukene uzi uko utanga igitekerezo bakagipfobya kandi bakagitwara kikaba icyabo kikabakizaho ugahamukene. Ibyo ndabizi. Usanga umuntu ngo noneho njyare n'abantu tujya duhura muri iyi ministeri tubamo ngo ni abantu b'Imana. Wowe urakennye, uranashaka icyubahiro. Imana feva Imana iguhaye nuko ikwisa umwana wayo ikakugirira icyizere. Rega nabyo ni icyizere. Uzi kwitwa umwana w'Imana, uzi guhura na Yesu. Ibyo nabyo abantu babifata nk'ibintu, reka nkubwire, ni ubuntu wagiriwe. Ni ubuntu. Nabyo ni icyizere gikomeye. Ariko umuntu arakennye, yanga gukora, anena umurimo. Inkuru ya Legson Kayila ikwigishe. Vandimwe mukurikiye Ingoro TV, ibigishe. Urabona umuntu arabyuka ajya gukora, hinga, ashakisha, higa, warangiza ukamukiritika. Nge hari ibintu navuyeho, nari ngiye kubivuga kugira ngo inshuti zanjye, nari ngiye kubivuga reka mbireke ngo inshuti zanjye zitazagira ngo ndimo ndazicyurira. Ariko nubona umuntu yirirwa afashe amaboko gutya nta kintu na kimwe akora, uravuga ngo kora iki? Ngo reka ngo sinabishobora. Utegereje iki? Reka nkubwire, naho Imana yabikora kugira ngo ikugerageze. Ariko ngo ubwiza bw'umukobwa bumugeza ibwami, ngo imico ye igategeka igihe azahamarira. Ariko Legson Kayila yageze mu bazungu aramamara, ahinduka icyamamara. Abantu bose baramukunda, baramuvuga. Umuntu wari ukennye, muzi amateka nababwiye. Rero iyi nkuru ya Legson Kayila ikwigishe uhindure imitekerereze, uvuge ngo byose birashoboka. Nimba uri umunyeshuri ukaba ubona kwiga ntacyo bimaze, birakimaze. Legson Kayila yajyaga kwiga mu birometero 13 avuye iwabo n'inzara yamuriye yamwishe. Ariko wowe amashuri arakwegereye, urashaka kwigira ikigenge kirara, ngo urashaka ngo kujya gukora ngo akazi ko mu rugo, ngo urashaka kujya kuba umuzamu, ngo kwiga gerageza. Ngo fizike yakunaniye, imibare genda nanone uyigerageze, nikunanira uzambwira. Urumva ngo umuntu arashaka nkubwira, urashaka kuba ukorera abandi, wavutse ahantu hakennye. Imana yaravuze ngo wenda urubyaro ruzagira umugisha, none nawe utangiye kumvira ijwi rya Satani rikubwira ngo ntibizakunda. Ngo umunsi Legson Kayila yacecekesheje ijwi rimubwira ngo ntibizakunda, ngo niho yatangiye kwita ku ijambo rivuga ngo nzagerageza, I will try. Hoya gerageza byanga ariko wagerageje. Kandi reka nkubwire, naho byakanga, Perezida wa Amerika bita Abraham Lincoln
yahombye miliyoni 30 z'amadolari, apfusha umugore mu gihe kimwe, arwara depression, ari ku mutima n'ijwi riramubwira ngo genda ukomeze ugerageze. Yiyamamaza inshuro 7 kuba perezida wa Amerika batamutora, ariko ku nshuro ya 8 yabaye perezida, ahinduka ikirangirira kuri ubucakara mu bantu. Abana bakuraho ubucakara, Abanyafurika bari barajyanywe ari abacakara. Ariko kubera iki? Yaragerageje. Reka nkubwire, utagerageje emera ube aho hantu ubaye, wemera urya ibyo ubonye, ariko ukomeze ugerageze. Igihe kizagera ujye urya nk'abami kandi babigusevinga. Asifiwe Mungu. Ariko urazazamye ngo ngewe noneho kuba wambara itisi gaterwa ipasi. Reka nkubwire, ukanga abagutera icyondo kandi uri icyondo, uri ubusurize. Reka nisekere, ukabona umuntu yigagaje ku mufuka nta n'ikintu kirimo, wabona ngo twebwe ngo turi abakozi b'Imana, ngo twebwe ngo twarize. Ukennye cyangwa cy'umuntu amwe ngo nge am a man of God, ufite umugisha w'Imana ndabyemusha, akuri no mu ishuri ry'Imana, ariko ishuri ry'Imana y'ukotana. Legson Kayila niyigeze aburi byarya kuva yatangira gufungura mu mutwe, yaremeraga gahiga kandi transiporo ye yari iki? Yari agashoka. Ariko uyu munsi umuntu wambwira ngo jya harangoreka ngo natike ngo niki. Reka umbwire, twigeze dukora ikiyede Nyarutarama dutaha Kicukiro Karembure, abantu bakanseka ngo reba ngo iya, ariko jya ibintu bijya binsetsa. None niguriyemo ka kamera, none ndimo ndababwira, niyicariye nezerewe, ndimo ndakora icy'Imana yamamagariye kumara kwiza, kandi kubwira abantu ko imbohe ziho. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri ngewe ngo mbwiriza abakene ubutumwa bwiza. Rero umukene ukennye mu mwuka no mu mubiri akeneye ibi, akeneye abantu bagerageje bigakunda. Ejo bundi nzababwira inkuru ya Thomas Sankara n'imitekerereze y'uburyo yafashe Burkina Faso mu gihe gito, nubwo abagome n'abagambanyi bamugambaniye ye bakamwica. Nzabibabwira, iyo si politiki ahubwo ni iki? Ni ibintu, ni gospel, ni uburyo umuntu yigira kundi muntu. Ariko uyu munsi umuntu n'uyu munsi ibindi kuvuga hari umuntu utabyishimiye kukubwira ko ukennye, ntabwo ubyemera. Ugomba, reka nkubwire, umukene abasuzuguritse narabibonye. Hari n'ahantu ujya iyo uri umukene n'usuhuza. Kubera iki? Urabizi ko batakwikiriza. Niko isi iteye, niko imitima y'abantu iteye. Iyo ukize abantu baraguferesita, wakena bakakuvaho. Nuko bimeze. None ko Bibiliya ivuga ngo isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka Imana, kandi Imana akaba ariyo twiringiye, ni gute dukena kandi dusenga? Ntago dukora, nidufungura mu mutwe. Dufite ikibazo cyo mu mutwe. Ibyo ngibyo ndabizi neza. Abantu nibakora ugasanga umuntu niwamubwira ngo curuza amayinite ya MTN, ngo MTN ngo reka ngo ategereje akazi ko mu biro, nta muntu ukuzi ngo azakuvuganira. Nawe urabizi kubera ubunebwe wiganye, nta kizamini wakora ngo utsinde. Wiganye ubunebwe niwigeze ugerageza ngo utegereje inuza, uratanga ruswa y'igitsina, uraba umunebwe urajya gupfubura abantu ngo uri umusore. Iyo mitekerereze irapfuye pe. Katugane ku musozo. Nababwiraga inkuru ya Legson Kayila. Kamubwire, uyu Legson Kayila byarakunze. Legson Kayila byarakunze, ava mu iwabo muri Malawi ajya kwiga muri Amerika n'amaguru. Uko niko byanditse, nubwo harimo support yo kuva Khartoum muri Sudan, ariko niko byanditse. Baratanga bavuga ngo nuwe muntu wahirimbaniye, bamuha scholarship, bamwitaho, bamuha umuryango muri Amerika umwitaho, bintu bibasaho. Uyu munsi umuntu aramubwira ngo soka ujye no kuri Tera ukora ikiye duhure n'umukirari yazabona imbuto zango, reka ngo n'amashuri mfite ngo sinakora ikiyede. Kirirwa gutesha abantu umutwe batuburira. Ariko reka nkubwire, uzageza he? Uzasaza usaba cyangwa uhisemo kugerageza? Gerageza. Wanabumba amadafari, uyu munsi idafari kuri bumba wanivomeye amazi ni100. Ukagerageza. Ikiyede igitiyo kigura 3, wakigura.
ukagerageza. Nimba udafite umuntu ukuzi wakuzamura. Bibiliya, abaririmbyi b'iwacu nako, reka ndeke kuvuga Bibiliya, bavuga ngo abakomeye babiturukije imiryango bavamo. Ariko twe twaje gusanga abizera Yesu ari bo bakomeye, ngo bafite ubutunzi bwo mu gihe cya none. Kibazo abantu nibizera Yesu. Waba wizera Yesu nutekereze kuri umutunzi? Ngewe sinzapfa nzarama, n'akagambane kaza ko nzagasohokamo, kugeza igihe nanjye nanditse igitabo cyitwa ngo byose, all is possible. Ibintu byose birashoboka. Ibintu byose birashoboka. Mwandika ikindi cyitwa kora byanga ariko wakoze. Wibuka amayira na struggle twanyuzemo, bayomba guburara nk'abahasa turyumaho, nitwica inshingano nawe ukiduhamagara, batwamagana kubwo kuvugisha ukuri Imana. Ariko nanone uburara bwongoza fo. Bwongoza fo. Niwigira umurara ukanga kujya bwongoza fo. Burari yo bigeze mu batipe bamwe burabongoza, bafata ibikoresho bateka ko bibashoboza, inzozi zigahinduka gukora badabiri yes. Hari igihe uzisanga muri gereza udafite ugukuramo, cyangwa mu bitaro utazi nuko wagezemo. Nuko iyo ndirimbo mbo bayiririmba yitwa ngo uburara bwongoza fo. Uzasanga umuntu yarabaye umurokora ariko ari umurara. Reka nkubwire, umurara nabashaka no kumenya inama. Abashaka kwirirwa zerera bamusora mu mazu y'abana agendesha araje yagiyanga. Ngo uburaryo ngo baraho bagira baravuga ngo nukizera umuntu ngo ni headmaster, ngo ni teacher cyangwa ni pastor. Ngo abo bose wasanga bw'abakudoda. Reka nkubwire, icyizere ugomba kwigirira no guhindura imitekerereze. Ngewe nitwa Manu, iyi ni Ingoro TV, twari turi ku magambo yubaka, turi kuvuga ku nkuru ya Legson Kayila hamwe na Umunyakayo.